turabasuhuje bavandimwe inshuti mwe mwese dukomeje kubana aho muri mu migabane itandukanye y'iyi si. Tubifurije amahoro y'Imana. Twongeye gushima Imana Data twese kubw'uburinzi ndetse n'imbabazi zayo igikomeje kuturinda. Iba yaraturinze nta cyiza twigeze dukora, ahubwo kubw'ubuntu bwayo Imana ikomeza kuturinda. Itugishije rero muri uyu mwanya ari nta kiguzi cyatanzwe cyangwa se ngo tuba ari cyo twakoze cyo kwishimisha, ahubwo byose ni ubuntu bwayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murabizi rero ko turi ku nsanganyamatsiko twatangiye, insanganyamatsiko ikomeye cyane tumazeho iminsi itubwira cyangwa se twereka iby'ubutumwa bwiza cyangwa se iby'imibereho ya Kristo, ariko tubireba mu buhamya abaririmbyi batandukanye bagiye baririmba, ariko cyane cyane abaririmbyi nyine bo mu bitabo by'indirimbo zo guhimbaza Imana. Niho tumaze iminsi tugenda tuganira abaririmbyi mu bitabo by'indirimbo zo guhimbaza Imana. Niho turimo turagenda tureba bimwe mu buhamya bagiye batanga, kandi nzi neza ko buri wese twagiye tubana abasha gukurikira cyangwa se abasha kwita kuri iri jambo. Ubushize rero twarebye imibereho ya Yesu mu cyigisho cya gatatu twize, tukireberamo imibereho ya Yesu, kubabazwa kwe cyangwa se uko yakoze umurimo bigoranye. Turabireba nuko abantu bamwitwayeho, ibyo byose twarabirebye. Uyu munsi rero tugiye gukomeza n'icyigisho cya kane dukwiriye gutekerezaho. N'ubundi turacyasesengura urugendo rwa Kristo. Twahereye mu ijuru afite icyubahiro, tureba mu muvuravuka, tureba no gukora umurimo. Turacyakomeza rero kureba n'ubundi imibereho ya Kristo, ariko binyuze mu buhamya bw'indirimbo z'abaririmbyi batandukanye bagiye bahimba. Mbere yuko dukomeza tujya mbere rero muri iki cyigisho tugiye gusuzumira hamwe, reka tubanze n'ubundi duciye bugufi mu mitima yacu, duha Imana icyubahiro kugira ngo dusenge dukomeze n'icyigisho cyacu. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, tugushimiye yuko ukiturinze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero utuyoboyemo kugira ngo twige ijambo ryawe, wuzuze amagambo yawe mu kanwa kanjye kugira ngo abo ngiye kuyabwira abashe kumvikana, kandi n'abumva twese hamwe ufungura amatwi yacu kugira ngo twumve icyo uvuga, binyuze mu izina rya Yesu, amen. Aya magambo rero tumazeho iminsi turi kwiga ni amagambo akomeye cyane. Ni iby'abantu benshi badashobora gutekereza yuko bizabakoraho mu gihe cyose batabyize, nk'uko abandi bazabyiga bikabagirira akamaro, ariko twebwe turi kubyiga kugira ngo turebe icyiza twabikuramo. Uyu munsi tugiye gusuzumira hamwe indirimbo ya 326 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ubwo ni cya gitabo cy'imigabane 2, indirimbo z'agakiza ndetse n'indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa se zo gushimisha Imana. Rero tugiye kurebera indirimbo hamwe ya 326. Bavandimwe, hari impamvu turimo turagenda twiga izi ndirimbo, ntabwo ari ugupfa kubyiga gusa, ahubwo twasanze ari ijwi ry'Imana ryanditse muri iyi ndirimbo. Kuko iyo turebye mu byanditswe byera, amagambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku bijyanye n'icyo ngicyo. Ibyakozwe n'intumwa, aya magambo si ubwa mbere tugiye kuyasoma, si n'ubwa kabiri, yewe si n'ubwa gatatu, tuzakomeza tunayasome kandi twakomeje no kuyasoma, ariko hari impamvu aya magambo yanditswe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 14 duhereye ku murongo waho wa 15. Naho Paulo na Barinaba bari bari kwigisha ngo igihe abantu babonaga bari bamaze gukiza ikirema ahitwa Lusitira, abantu ngo bashaka kubafata nk'Imana, ariko Paulo na Barinaba babwira amagambo akomeye cyane nshaka kuza kugira ngo muze kwita kuri aya magambo. Umurongo wa 15, mwabagabo mwe, niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza
ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Bavandimwe, natwe turababwira ngo mureke ibyo bintu byose bidafite icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Iyo Mana rero, umurongo wa 16, ari nawe yakundiye amahanga yose mu bihe byashize kugendera mu migenzo yayo, ariko ntiyirekeraho. Umvira ijambo ryo nashaka kugira ngo twumve, ngo ariko ntiyirekeraho itagira icyo kuyihamya. Imana yacu ngo ntiyirekeraho itagira icyo kuyihamya. Bavandimwe, ngo ntago Imana yigeze yirekeraho, ntago Imana yigeze yirekeraho idafite icyo kuyihamya. Yaba mu Bagatolika ifite ibyo kuyihamya, yaba mu Badiventiste umunsi wa karindwi ifite ibyo kuyihamya, yaba mu Bahamya ba Yehova ifite ibyo kuyihamya, haba no mu Basilamu yewe nubwo baba batemera Yesu, aho hose Imana ngo ntiyirekeye idafite ibyo kuyihamya. Kuko Pawulo yavuze amagambo akomeye mu Byakozwe n'umwa 17 igihe yigishaga abantu bo muri Atenayi, yaje kubabwira amagambo akomeye cyane igihe bari bafite ibigirwamana byinshi basenga. Pawulo ngo yaragiye ahagenda umurongo wa 22, Byakozwe n'umwa ibice 17 duhereye ku murongo wa 22. Ku murongo wa 21 cyangwa se guhera ku murongo wa 20 bari batangiye kubwira Pawulo ngo ikaduhera umurongo wa 19 tubone kugaruka mu isomo ryo mu Byakozwe n'umwa 13. Baramufata bamujyana muri Areyopago, baramubaza bati, mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo arizo? Bavandimwe, abantu benshi bajya bagezwaho inyigisho z'ubutumwa bwiza bakazita inzaduka, kandi ibi ngibi byabaye rega no mu gihe cya Yesu, igihe yigishaga ubutumwa bwiza akamara kwirukana abadayimoni benshi mu muntu. Haba muri Mariko igice cyaho ni icya mbere, dusomye ku murongo wa 27 haranditswe ngo, cyangwa se reka duhere ku murongo wa 22 mwumve impamvu turi gusoma aya magambo. Pawulo baramubwiye ngo, mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo arizo, kuzanya amagambo y'inzaduka mu matwi yacu? Mbese abantu benshi ntibajya bagezwaho ubutumwa bwiza bakamera nk'aba bagabo? Ndetse no muri Mariko igice cya mbere guhera ku murongo wa 21, Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni, bamubwiye amagambo asa n'aya ngaya. Haranditswe ngo, bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Ngo abantu igihe Yesu yigishaga, ngo abantu ngo batangajwe no kwigisha kwe, kuko ngo yabigishaga nk'ufite ubutware ndetse ntase n'abanditsi babo. Umurongo wa 27, bose baratangara barabazanya bati, ibi ni ibiki? Kari imyigishirize y'inzaduka? Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira? Murumva ko yaba ari Yesu yaba na Pawulo babwiwe amagambo amwe ngo mufite inyigisho z'inzaduka. Na n'uyu munsi ubutumwa bwiza bugera ku bantu, bagatekereza igihe bamaze baririmba, bagatekereza igihe bamaze babwiriza, bagatekereza igihe bamaze bayobora, bagatekereza igihe bamaze bubaka insengero, bakumva ibyo bintu bibagezeho n'inzaduka. Umuntu atangira kubwira ati, se twakubaka urusengero ntatanga amafaranga ya naya kandi ntari umuntu w'Imana? Umuntu akavuga ati, mbese koko nayobora nk'abapasiteri ntari umuntu w'Imana? Undi akakubwira ati, mbese koko nashinga korale tukaririmba tukagera no mu gika tujya no gusohora indirimbo ntari umuntu w'Imana? Muri make abantu bakarebera ibintu cyangwa se bakarebera ibikorwa byabo cyangwa se ubukristo bwabo bugapimirwa ku bikorwa wenda bakora, bakumva ni abantu b'Imana, ariko iyo ubutumwa bwiza bubagezeho bakomeza kubibona nk'ikintu cy'inzaduka. Ahangaha mu Byakozwe n'umwa 17 dusomye amagambo atubwiye ngo, nuko Pawulo abantu ngo baramubwira bati, mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo arizo? Murongo wa 20 ubwo turi gusoma Byakozwe n'umwa 17, kuzanya amagambo y'inzaduka mu matwi yacu. Ibyo tumaze kubibona ko na Yesu ariko yabwiwe. Nuko rero turashaka kuyamenya ayariyo, turashaka kuyamenya ayariyo. Kandi ikintu kibaje cyane igihe abantu bagezweho amagambo y'Imana, amagambo ari muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 7 duhereye ku murongo urwandiko rwanditswe cyangwa ubutumwa bwiza, ntago ari urwandiko ahubwo ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mwumve amagambo ahari kugira ngo mwumve
abantu benshi iyo ubutumwa bwiza bubagezeho mbese bigenda bite? Iyo abantu benshi ubutumwa bwiza bubagezeho, kuko turabonye ngo ubwa mbere baratangara, bakibaza ngo ariko se izi nyigisho z'inzaduka bimeze bite? Mwumve rero amagambo ari hano n'ubundi muri Bibiliya, mwumve ukuntu uyu munsi wa none iyo abantu ubutumwa bwiza bubagezeho batangira kubazanya bakavuga ngo ni ibiki. Ubutumwa bwiza ako bwanditswe na Yohana ibice 7 duhereye ku murongo wa 14. Iminsi mikuru igeze hagati, Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati, uyu yakuye he ubwenge ko atigishijwe? Ngiki kibazo abantu bajya bagira, ngo batangira kuvuga ngo uyu yakuye he ubwenge katigishijwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya 4, naho aya magambo asubirwamo rwose. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 13. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara bibuka ko babanaga na Yesu. Bavandimwe rero, abantu benshi ngo ntibirekera ku gutangara gusa, ahubwo ngo bisoza bavuze ngo ariko ubundi abantu ibi bintu batwigisha ubwenge babukuye he ko batigishijwe? Ariko iby'Imana ntabwo Imana irebera ku mashuri. Umurongo wa 20 niho tugeze. Kuzanya amagambo y'inzaduka mu matwi yacu, nuko rero turashaka kumenya aya ariyo, kuko abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Mbese iyo murebye ubu buzima bwarangaga abantu bo muri Tenayi si bwo buranga abantu b'iyi minsi, ngo ni ubuzima bwo gushyushya inkuru, no kumva ibyadutse. Abantu barishakira ibintu byadutse, abantu bashaka udushya ariko ntibashaka ubutumwa bwiza bushobora kubahindura bashya. 22. Nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areyopago aravuga ati, babagabo b'abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Hari abantu benshi bakomeje kwibanda mu by'idini ariko batazi ubutumwa bwiza, bakeneye kubwirwa amagambo nk'ayabwiwe na Nikodemu ngo nukuri ndakubwiza ukuri yuko nutabyarwa ubwa kabiri ubwami bw'Imana utazabwinjiramo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 niho dusanga iby'uwo mugabo Yesu yabwiye ngo nukuri ndakubwira yuko niba utabyawe ubwa kabiri udashobora kwinjira ubwami bw'Imana. Nikodemu atangaye cyane avuga amagambo akomeye cyane ku murongo wa 9 w'icyo gice. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramubwira ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Muri make Yesu yabwiye Nikodemu ngo niba uri umwigisha w'Abisirayeli, ariko ubundi ukaba utazi ibyo kubyarwa ubwa kabiri. Mugane wa muririmbyi waririmbye ngo ubundi niba wigisha abantu ukaba utabageza ku musaraba ubundi wigisha iki? Twikomereze rero, ngo baravuze ngo Pawulo aravuga ngo kuko murakabya mwibanda mu by'idini cyane. Arakomeza umurongo wa 23 ngo ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu ntugire icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Umurongo wa 28 kuko ariyo muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati, turi urubyaro rwayo. Urumva rero ko na Pawulo ahereye ku ndirimbo bigishaga yarababwiye ati, nyamara iyo musenga, iyo mutazi, iyo kuko ariwo mwami w'ijuru n'isi, iyo itaba mu nzu zubatswe n'abantu, itaba mu nsengero zubatswe n'abantu, iyo niyo tubabwira. Ageze mu magambo akomeye arababwira ngo nyamara mwibuke ko iyo Mana itabasize idafite icyo kuyihamya muri iki gice cyanyu, ahubwo yakoreye mu bahimbyi b'indirimbo zanyu, irangije iravuga ngo turi urubyaro rwayo. Bavandimwe rero,
ndashima Imana yuko buri dini ryose riri ku isi Imana itigeze yisiga cyangwa se itigeze rireka idasize icyo kuyihamya cyo muri iryo dini. Waba uri umugaturika ibihamya birahari, tuzaganira no ku ndirimbo z'abagatulika mwumve icyo bivuga, yaba ari abagatulika babyumve. Imana ntiyirekere idafite icyo kuyihamya, yaba ari apantekote muri rusange cyangwa se amadini ya giprotestani muri rusange, namwe mumenye neza yuko Imana itigeze yirekera idafite icyo kuyihamya. Abadivantiste cyangwa se n'abandi bantu bari bo bose bafite imyizerere ya kidivantiste basenga ku isabato ku munsi wa karindwi, namwe mumenye ko Imana itirekeye aho idafite icyo kuyihamya. Turacyakomeza no kureba iby'Imana batubwiye ngo itarirekeye aho idafite icyo kuyihamya. Mbese ni iyihe mpamvu dukwiye gukomeza gutekereza kuri izi ndirimbo no kwiga amagambo zirimo? Reka tujye mu Gutegeka kwa kabiri ibice 31, Gutegeka kwa kabiri ibice 31, turebe amagambo ahari. Turebe amagambo ahari, impamvu dukwiriye kwiga aya magambo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 31, turebe impamvu dukeneye gusuzuma kuri izi ndirimbo kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Gutegeka kwa kabiri ibice 31, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 19. Haratubwira ngo Mose asezera ku batambyi no kuri Yosuwa. Ariko hari icyo dukwiriye cyangwa se harimo isomo kuri izi ndirimbo impamvu turi kuziga. Haranditswe ngo umurongo wa 19, nuko none mwandike iyi ndirimbo uyigisha Abisiraheli, uyibatoreze kugira ngo iyi ndirimbo imbere umuhamya ushinza Abisiraheli. Igihe Mose yari mu mateka ye arimo aragenda asoza urugendo rwe, arimo aragenda imyaka yo kubaho ku isi irangira, imyaka 120 yari irangiye, arimo arasezera ku rubyiruko rw'Abisiraheli. Amaze kubabwira babwira amagambo akomeye cyane. Uwiteka abwira Mose ati, nuko none mwandike iyi ndirimbo uyigisha Abisiraheli, uyibatoreze kugira ngo iyi ndirimbo imbere umuhamya ushinza Abisiraheli. Muvandimwe unteze amatwi, niba uzi ko mu rusengero iwanyu harimo izo ndirimbo turi kugenda dusuzuma, muri karitsiye y'iwanyu ukaba uzi ko icyo gitabo gihari cy'indirimbo, icyo ari cyo cyose, zaba ari iz'agakiza, zo gushimisha Imana cyangwa zo guhimbaza Imana ndetse n'izindi, izi ndirimbo zose izo wumva ugendana umuhamya ugushinza. Niba uzi ko ibyo bitabo bifite, Bibiliya yatubwiye ngo nuko mwandike iyi ndirimbo yigisha Abisiraheli, uyibatoreze kugira ngo iyi ndirimbo imbere umuhamya ushinza Abisiraheli, kuko bazahindukira izindi mana bakazikorera, bakansuzugura, bakica isezerano ryanjye, nimara kubajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki narahiye ba sekuruza ko nzabaha, bamara kurya no guhaga no kubyibuha, kandi bamara kugirwaho n'ibyago byinshi n'imibabaro myinshi, iyi ndirimbo izaba umugabo uhamiriza imbere yabo, kuko itazibagirana ngo ive mu kanwa k'urubyaro rwabo. Nzi ibyo mu mitima yabo biyerekana, nanone ntarabajyana mu gihugu narahiye ko nzaha ba sekuruza. Vandimwe, aya magambo arakomeye. Bibiliya yatubwiye ngo iyi ndirimbo uyigisha Abisiraheli, uyibatoreze kugira ngo ibabere umuhamya. Andi magambo akurikiyeho, kandi nibamara kugibwaho n'ibyago byinshi n'imibabaro myinshi, iyi ndirimbo izaba umugabo uhamiriza imbere yabo, uzaba umugabo uhamiriza imbere yabo, kuko itazibagirana ngo ive mu kanwa k'urubyaro rwabo. Umenye ko izo ndirimbo Imana yaziduhaye ni umuhamya udushinza. Ikindi cya kabiri, ni umugabo uduhamiriza imbere y'Imana yuko itigeze ibigihe cyangwa se itigeze ireka, itigeze itureka, itagize icyo yisigariza. Andi magambo akomeye turayakomeje ku murongo wa 22. Kuri uwo munsi Mose yandika iyi ndirimbo ayigisha Abisiraheli. Bavandimwe, ngo kuri uwo munsi Mose yandika iyo ndirimbo ayigisha Abisiraheli. Twihute tujye ku murongo wa 24. Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati, nimwendike igitabo cy'amategeko mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereyo kuba umuhamya ubashinza. Kuko nzi ubugome bwanyu nuko mutagonda amajosi, ubwo mugomera Uwiteka nyiri kumwe namwe muri iki gihe, ntimuzarushaho nimara gupfa.
munteraniriza abakuru b'imiryango yanyu bose n'abatware banyu, kugira ngo mvugire aya magambo mu matwi yabo, ntanga ijuru n'isi h'abahamya bazabashinja, kuko nzi yuko nimara gupfa muziyonona rwose, mugateshuka mukava mu nzira nabategetse, kandi ibyago bizabaho mu gihe cya nyuma, kuko muzakora icyo Uwiteka abona ko ari kibi, ngo mumurakarishe ibiremwa n'intoki zanyu. Mose avugira mu matwi y'iteraniro ry'Abisiraheli ryose amagambo y'indirimbo ageza aho yayarangirije. Bavandimwe, biratangaje cyane iyo umugani wa Mose ari kuvuga ngo ariko ubundi niba murimo murasubira inyuma nyiriho, nimara gupfa bizagenda bite? Abaprotestani igihe barenganaga bahunga akarengane, abenshi bari ku mpambo zo gutwikirwaho, abenshi bari kumanikwa ku misaraba ngo babambwe, abenshi nibo bagiye baririmba ubuhamya bw'izi ndirimbo turi kugenda tuganiraho. Ubu bwari ubuhamya bw'abandi, ariko Uwiteka aratubwiye amagambo akomeye. Icya mbere, iyi ndirimbo turimo gusoma mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 19. Icya mbere, iyi ndirimbo ni umuhamya udushinza, izi ndirimbo ni abahamya badushinza. Tugeze ku murongo waho wa 20, turimo turareba uburyo izi ndirimbo ari abahamya bagenza gute, ari abahamya badushinza. Umurongo wa 21, kandi iyi ndirimbo iratubwiye ngo ni umugabo uduhamiriza imbere y'Imana. Bavandimwe rero, waziririmba utaziririmba, wazisoma utazisoma, ubwo ni ubuhamya budushinza. Ubwo ni ubuhamya budushinza yuko rwose umwana w'umuntu afite byinshi byo kwisobanura. Rero ndashimira Imana yuko itigeze yireka, itagize icyo kugenza gute, itigeze ireka ibintu byose, itisigarije icyo kuyihamya. Mu Protestani unyumva ukoresha igitabo gifite ibifuniko by'icyatsi cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose, ariko ukaba uzi ko cyanditseho amagambo avuga ngo indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo z'agakiza. Cyangwa se mu Adventiste umunsi wa 7 uzi neza yuko ufite igitabo nawe cyanditsweho ngo indirimbo zo guhimbaza Imana, zaba ari za 200, zaba ari za 350, cyangwa se zaba ari za 500, ukaba uzi ko iyo ndirimbo nawe uyifite yanditsweho gutyo. Nawe umenye yuko uzakubitwa nyinshi. Cyangwa se mugaturika wowe unteza amatwi, mugaturika wowe uneza amatwi, niba uzi ko ufite igitabo cy'indirimbo cyanditsweho nk'indirimbo za Kiliziya Gatolika, icyo nacyo tuzagisuzuma, nimugire ngo twarakibagiwe, turebe ngo mbese ni iki Imana yagiye yishyiramo cyo kuyihamya. Mbese ni iki Imana yigeze yishyiriraho cyo kuyihamya? Izo ndirimbo zose ni abahamya badushinza. Turacyareba rero, tugiye kuganira ku ndirimbo nk'uko nabibabwiye ya 326. Ni indirimbo itubwira ngo utuzanye hano gusangira, utuzanye hano gusangira. Igice cya mbere cy'indirimbo kiratubwira ngo utuzanye hano gusangira igabura ryera. Mwami Yesu, nuko uyu munsi mwiza ngwino twibutse yuko watubabarijwe udupfira, tuzanye hano gusangira. Ese uyu munsi muri iryo bivuga ngo tuzanye hano gusangira, ni iki ibi ngibi byari bishatse kuvuga? Tujye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 26, dutangire turebe ibyo umuririmbyi yavuze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 26, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 17. Yesu n'abigishwe basangiye ibya Pasika. Umuririmbyi yaravuze ngo tuzanye hano, utuzanye hano. Muzirikana amagambo akomeye cyane, amagambo akomeye cyane tujya dusoma mu byanditswe byera, ariko reka dukomeze turebe uko iri jambo ritubwira. Matayo ibice 26, Matayo ibice 26, reka dusome duhereye ku murongo wa 17. Yesu n'abigishwe basangira ibya Pasika. Ku munsi wa mbere wo kurya imitsima itasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiriza he aho uri burire ibya Pasika? Arabasubiza ati, mujye mu murwa kwa Nuza, mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngiwawe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Abigishwa bagenza batyo uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Ngo baringaniza ibya Pasika, Yesu arimo arabwira abigishwa be uko bizagenda bagiye gutegura ibya Pasika.
none umuririmbyi yavuze ngo utuzanye hano gusangira. Mbese tujya twibuka impamvu yo gusangira Pasika kwa Yesu n'abigishwa be? Ibyo bintu tujya tubyibuka? Kwiye kubitekereza ukibaza n'impamvu byanditswe muri Bibiliya ukaba bigendana. Kwiye rwose kubitekereza ukanibaza ko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 14 guhera ku murongo wa 12. Mbese twibaze ngo mbere yuko iri funguro ribaho, mbere yuko kugusangira kwa Pasika, mbere yuko iri gaburo ryera ribaho, mbese niki cyari cyabanje kubaho? Yuda baratubwira ngo agambanira Yesu. Ni muri Mariko igice cya 14 murongo wa 10. Nuko Yuda Isikariyota wari umwe muri abo 12 asanga abatambyi bakuru ngo abamugambanireho. Babyumvise baranezerwa, basezerana kumuha ifeza ashaka mu buryo azamubagenzereza. Ngo Yuda Isikariyota agambanira Yesu. None reka mbaze umuntu wese unteze amatwi, mbese muvandimwe unteze amatwi, ko biri tubwiye ngo Yuda agambanira Yesu, mbese turakomeza dusome ibya Yuda ngo yagambaniye Yesu? Niba ushaka kujya mu ijuru aho hari izina Yuda rikuye mushyiremo izina ryawe. Kambaza ikibazo kimwe kandi buri wese afata umwanya wo kugitekereza abone kunsubiza. Mbese iyo uba uriho mu gihe cya Yesu, iyo uba uriho mu gihe cya Yesu, wari kwemera ukagenda ugafata amafaranga ukagambanira Yesu mumaranye imyaka 3 n'igice mukorana umurimo? Nsubiza niba icyo kibazo rwose uri kucyumva, ndeka nyisubiremo. Mbese iyo uba uri mu gihe uriho mu gihe cya Yesu, ukaba ari wowe wakoranye na Yesu umurimo ungana kuriya, mbese wari gufata icyemezo ukajya gufata amafaranga ukagambanira Yesu mumaranye imyaka 3 mugenda? Mbere yuko nsubiza abanza ubitekerezeho. Nzi neza yuko igisubizo cya benshi ari oya, ari ukuvuga ngo ntago ngewe mu gihe cyo muri icyo gihe sinari kwemera kugambanira umwami Yesu. Mbese uko siko muhamije? Mbese uko siko hamije? Ndabona rwose cyangwa se ndatekereza yuko benshi ariko mwasubiza. Ariko Yuda agambanira Yesu, mwese mushobora gusubiza ngo yego sinari kumugambanira. Ariko nagira ngo mbwire ngo igihe cyose uvuze ngo yego sinari kumugambanira ni ikimenyetso cy'uko ahubwo ari wo mugambanyi mukuru. Reka mbibasomere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 23 duhereye ku murongo wa 29. Wumve neza niba igisubizo cyawe ari oya, kabuvuze uti ngewe sinari kugambanira umwami Yesu, ahubwo icyo ni ikimenyetso cy'uko ari wo mugambanyi mukuru unaruta Yuda. Kambisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 23. Reka nsome mpereye ku murongo wa 29. Haranditswe ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyo yaba twariho mu gihe cya basogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Mbese igisubizo cyanyu nticyabaye ngo nanjye mba ndiho mu gihe cya Yuda sine kugambanira Yesu? Yego, igisubizo cyanyu abenshi cyabaye yego. Bati yaba twariho mu gihe cya basogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Ariko ita ku murongo wa 31, uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abo bahanuzi, ngaho nimwuzuza urugero rwa basogokuruza wanyu. Muvandimwe undeze amatwi, niba ushobora gutekereza ngo igisubizo cyawe ni hoya, Bibiliya ubwayo irivugiye ngo ngaho nimwuzuza igikombe. Ariko uko niko uko umuntu arushaho kuvuga ngo iyo mba ndiho mu gihe cya Yesu ngo sinari kubikora, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ari umva uri umugome, uri umwicanyi, uri umugambanyi, kuko wagambaniye amaraso atariho urubanza. Aya magambo aravuze ngo mukavuga muti iyo yaba twariho mu gihe cya basogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. 32, ngaho nimwuzuza urugero rwa basekuruza wanyu. Yesu ababwira amagambo akomeye ngo mwanzoka mwe, mwabana b'incira mwe, muzahunga mute iteka ry'igihenomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatuma abahanuzi n'abanyabwenge n'abandetse, bamwe bo muri bo muzabica, muzababamba, kandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yanyu yose bajyamo.
muhere ko mugibwaho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zekariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Rero tekereza, niba usomye ngo Yuda agambanira Yesu, Yuda uneze amatwi ni Yuda ni uwu nguwu, Yuda ni uwuhe? Yuda ni uyu nguyu uneze amatwi uri kumva turi kuvuga, uwo nguwo ni we Yuda. Irindi zina rya kabiri rya Yuda ni iryo ngiryo. Wowe uri kuntega amatwi, wowe rwose uri kuntega amatwi, niba uri hakanye ukavuga ngo sinari kuba Yuda ngo muri kiriya gihe, icyo ni ikimenyetso cy'uko uri umwana w'abisha abo bahanuzi, niko tuvuze. Rero Yuda mbere yuko Yesu ajya gusangira n'abigishwa be, Yuda uneze amatwi. Ubwo irindi zina abantu batazi izina rya kabiri rya Yuda, abantu batazi izina rya kabiri cyangwa se Yuda Isikariyota, irindi zina rye ni iryo ngiryo. Wowe uneze amatwi urishyiremo, umva urishyiremo, niko ryanditswe kandi ntacyo wowe wakora. Yuda rero uneze amatwi wagambaniye umwami Yesu. None mbere yo kugambanirwa, mbere yuko Yuda ava mu bandi, Yesu ateguye ifunguro ryera ngasangire n'abigishwa be. Umurongo wa 12 Matayo 14. Nuko ku munsi wa mbere w'iyo minsi w'iminsi y'imitsima itasembuwe, ari wo babagiragaho umwana wa Pasika, umwana w'intama wa Pasika, abigishwa be baramubaza bati, urashaka ngo tujye he ngo tugutunganirize ibya Pasika ngo ubirye? Atuma babiri mu bigishwa be ati, mujye mu murwa, umugabo muri buhure wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire. Muvandimwe, uyu munsi umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, baratubwira ngo yatumye abigishwa babiri, aravuga ati mujye mu murwa, umugabo muri buhure wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire. Uwo mugabo ni ibyanditswe byera, yikoreye amazi nk'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 7 haraduhamiriza icyo ngicyo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 7 umurongo wa 38 haratubwira ngo ni Yesu wavuze ayo magambo ngo, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4, duhereye ku murongo waho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana guhera ku bice 4, umva amagambo ahari. Murongo wa 13 Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja amakuru ayo mazi ntazagira inyota, ntazagaruka kuvoma hano kukari kure. None Yesu abati, umugabo muri bubone wikoreye ikibindi mumukurikire. Uwo mugabo ni ibyanditswe byera. Murongo wa 14 ahaye bwinjire mumubwire nyir'urugo muti, umwigisha arabaza ngo icumbi rye ririhe, ahari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Uyu mugabo arabazwa ngo, umwigisha arabaza ngo icumbi rye ririhe. Byanditswe byera birakubaza ngo icumbi ry'umwigisha riri hehe? Cyangwa mugani yakubwira nk'uko yabwiye wa muntu ngo ingunzu zifite imyobo n'inyoni zifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Icumbi rye riri hari busangire ibya Pasika n'abigishwa be. Nuko ari bubereke icyumba cyo hejuru gishashwemo giteguwe, abarimo mudutunganiriza. Abigishwa baragenda bajya mu murwa, babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Bugorobye azana nabo 12 bicaye barya. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe uwo dusangira ari bungambanire. Uyu munsi umwe muri mwe, uwo uri uneze amatwi, ni wowe ubwirwa aya magambo, ni wowe mugambanyi mukuru. Yesu ati, uyu munsi umwe muri mwe ari bungambanire. Batangira kubazanya bati, nige? Arabasubiza ati, umwe muri mwe 12 uwo duhuriza amaboko ku mbehe ni uwo. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko ibyanditswe bivuga, ariko uwo muntu agambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Yesu avuze amagambo akomeye cyane ati, umwe muri mwe, umva, umwe muri mwe niwe ugiye kungambanira, umwe muri mwe niwe ugiye kungambanira. Ikintu kibabaje, igihe ngo binjiraga muri iyi nzu, igihe binjiraga muri iyi nzu, Yesu niwe wafashe iya mbere yoza abigishwa be,
abanza kuboza ibirenge mbere y'uko avuga ayo magambo. Nimwitegereze umwami w'ubugingo, mwitegereze uwaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, mumwitegereze uwaremye byose, yunamye ku birenge. Abantu biriwe bakatisha mu ivumbi, abantu biriwe bakatisha mu mukungugu, abakase mu byondo, abakase mu bike. Ibyo byose umwami w'ubugingo yemera guca bugufi, yemera guca bugufi, afata ibyo birenge byari byanduye arabyoza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 13. Ndetse umva abigishwa bose agenza gute? Abigishwa bose yarabogeje, amaze kuboza na Yuda wari ugiye kumugambanira aramwoza. Ngo ariko kimwe mu bintu bikomeye cyane, igihe Yuda yari amaze kozwa, ngo nibwo ahise atekereza yuko icyemezo cy'ubugambanyi yari yafashe cyo kujya kugambanira umwami Yesu, ngo icyo cyemezo yahise yumva atibeshye, kuko ngo yarabonye Yesu asuzuguritse, abona uwo yitaga umwami ngo atangiye koza ibirenge by'abigishwa be, ngo guhera uwo munsi ahita abona yuko icyemezo cyo kugambana yafashe ari cyo. Gamba akomeye cyane. Rero Yesu aratubwira ngo umva, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwenda, yenda igitambara aragikenyeza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 13 guhera ku murongo wa 5, ahera akasuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa be no kubihanaguza igitambara akenyeje. Mbega amagambo akomeye cyane, no kubihanaguza igitambara akenyeje. Amaze kuboza ibirenge, umurongo wa 12, nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda, yarongera aricara arababwira ati, aho mumenye icyo mbagiriye icyo? Mbese uyu munsi wowe waba umenye impamvu Yesu yakoze icyo ngicyo? Bavandimwe, umwana w'umuntu, Yesu yavuze amagambo akomeye cyane ngira ngo mwiteho. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane kugira ngo mwiteho. Ariko reka mbabwize ukuri, niba tutayitayeho, turi kuyiga hano muri iki gice. Tumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 13. Tumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 13. Yesu yaravuze ati, Yesu yavuze amagambo akomeye cyane ngo nuko duhereye ku murongo wa 12, nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda ye, arongera aricara arabaza ngo, aho mumenye icyo mbagiriye icyo? Mbese koko bari bamenye icyo abakoreye icyo ngicyo? Yesu yavuze ngo umugambanira azabona ishyano, byaba byiza nuko uwo muntu yaba ataravutse. Rero amaze kuboza ibirenge nibwo asaterura amagambo aravuga ngo, reka mbabwire ngo umwe muri mwe agiye kungambanira. Ati umwana w'umuntu aragambanirwa, umwana w'umuntu aragenda nk'uko ibyanditswe bivuga kuri we, ariko uwo muntu umugambanira azabona ishyano. Ibi byajyaga kumubera byiza nuko uwo muntu aba ataravutse. Igihe rero ngo abigishwa bavuga ngo Yesu babwira ngo umwe muri mwe agiye kungambanira, ngo baratangaye cyane. Arangije avuga amagambo akomeye cyane. Mwumve amagambo dusoma muri Matayo ibice 26. Matayo ibice 26. Matayo ibice 26. Mwumve amagambo ahari. Murongo wa 22, cyangwa se reka duhere 20. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Barababara cyane, bahera ko bamubaza umwe umwe bati, mwami nige? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Nta kindi rero ibi ngibi bivuze. Ugiye avuga ngo duhuriza amaboko ku mbehe kubera ngo ukuntu Yuda yari yarangaye, yumvise bavuze imbehe ngo yumva agize ngo bavuze kurya, nuko ahita ashora ukuboko ku isahani akoramo, aguhurizaho na Yesu agiye gutora uyu mutsima ngo asenge. Mbega amagambo akomeye cyane. Yuda uneze amatwi nawe uyu munsi niwo Yesu ari kubwira ngo uwo duhurisha amaboko ku mbehe nta wundi niwo uneze amatwi. Uwo uri guhuriza amaboko ku mbehe na Kristo, uwo niwo ugiye kugambanira umwami Yesu. Mbega amagambo akomeye cyane.
uwo duhuriza amaboko ku mbehe n'uri bungambanire. Uwa mbere rero ngo Yesu yavuze ngo Yuda yumvise Yesu avuze imbehe, Yuda agira ngo aravuze ngo mukore ku mbehe turye, kuko ibitekerezo byari byibereye mu kundi. Icyo kimenyetso gitambuka Yuda atabimenye. Icyo kimenyetso cyatambutse Yuda atabimenye, nk'uko iki cyigisho gishobora gutambuka woneza amatwi utamenye yuko wagenderewe n'umwami Yesu, utamenye yuko umwami yamaze kukoza ibirenge, ukaba ugiye guhinduka umugambanyi weruye. Dore ikimenyetso cya kabiri Yesu yakoze. Reka tujye muri Matayo ibice 26 mwumve icyo cyangwa se mwumve ikindi kimenyetso Yesu yaje gukora. Muri Matayo ibice 26 mwumve amagambo ahari. Twari dushoje murongo wa 24. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko ibyanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibi byajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Yuda wari ugiye kumugambanira amubaza ati, mwigisha nije? Aramusubiza ati, wakabimenye. Mbega amagambo akomeye. Ikindi kimenyetso ngo cyabaye, bose ngo barababaye ku murongo wa 22 w'icyo gice. Barababara cyane, bahera ko mubaza umwe bati, mwami nije? Umurongo wa 25 Yuda wari ugiye kumugambanira nawe ati, mwigisha nije? Aramusubiza ati, wakabimenye. Nicyo ni ikimenyetso cya kabiri. Icya mbere Yesu ngo yarakivuze, Yuda yararangaye atazi iyo biva niyo bijya. Yesu avuga ikimenyetso cya kabiri, Yuda n'ubundi yararangaye atazi iyo bijya niyo bijya. Yuda ngagiye kubona abona bo bicaranye, ngo buri wese aragenda abaza Yesu ngo, mbese mwami nije? Mbese mwami nije? Mbese mwami nije? Ngagira ngo niyo njyana igezweho. Yuda nawe yumva abona niwe usigaye, niko kuyitabaza ngo, mbese mwami nije? Ariko amagambo akomeye cyane ngo Yesu ngo yaramubwiye ati, wakabimenye. Yuda neza amatwi. Iki ni ikigisho cya kangahe wumvise? Mbese wowe Yesu nagukorera ibimenyetso birenze 3 byo kukubwira iby'agakiza, ariko uyu munsi ukaba utarabyumva? Reka tujye ku kimenyetso cya nyuma Yuda yakorewe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 23. Muri Matayo ibice 20 muri Yohana ibice 13. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 13, tugiye guhera ku murongo wa 21 turebe ikindi kimenyetso cya nyuma Yuda yakorewe. Yesu amaze kuvuga atyo ahagarika umutima arahamya ati, nukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwavuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza aramubaza ati, umubaze uwavuze uwo ari we. Uwahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu aramubaza ati, databuja ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha ni uwo. Nuko akojeje inogo arayenda ayiha Yuda Isikariyota mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ngo, icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'imiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati, genda ugura ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira iyo nogo, muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Mbega amagambo akomeye cyane bavandimwe. Yuda, ikimenyetso cya gatatu Yesu yaravuze ngo, uwo ngiye gufata inogo, niko dusomye ngo nkayikoza, uwo ngiye kuyitamika ni uwo nguwo ugiye kungambanira. Maze ngo ikimenyetso cya gatatu bakoze inogo bayitamika Yuda agira ngo yararangaye, ngahita agira ngo batangiye kurya atabizi, ngahita yikanga arayifata arayirya. Nyamara cyari ikimenyetso cya nyuma Yesu yaramukoreye. Guhera ku kanya ngo Satani yari amaze kwinjira, yahise yinjira bwa kabiri muri Yuda, ngo Yuda ahita asohoka, ngo kandi hari nijoro. Kandi uko Yuda yasohotse ari nijoro, niko yahise acirwa hiteka no mu ijuru. Urugi rw'imbabazi rwahise rukingwa. Igihe yawe yasohokaga muri icyo cyumba bariragaho, akongera agasubizaho urugi akajya mu mwijima, cyari ikimenyetso cy'uko n'urugi rw'imbabazi mu ijuru rukinzwe. Yuda yuko ahise acirwaho iteka,
urugi rw'imbabazi rwahise rukingwa kuri we igihe yakingaga urugi rw'ibisanzwe. No mu ijuru bakinze urugi rw'iteka, Yuda asohoka atyo acirwaho iteka. Uko yari agiye hanze kandi ngo hari nijoro, niko yari agiye no mu ijoro ry'iby'umwuka by'iteka ryose. Guhera uwo mwanya Yuda ntigeze ongera kubona amahirwe yo kwihana. None muvandimwe neza amatwi, nawe iki cyaba aricyo cyigisho cya nyuma, ukaba ugiye kwikingirana mu mwijima w'icuraburindi. Muririmbyi rero turi kureba wa 326 arakomeza ku gice cya kabiri kikavuga ngo uri umutsima wera umanyurwa n'iyi vino isukwa. Uyu mutsima wera umanyurwa n'iyi vino isukwa bitwibutsa ko mu mukumbi wawe ababigira nkana bazabibahora, bazacibwa. Bavandimwe, uzabibahora, ababigira nkana uzabibahora kandi bazacibwa. Ndasubiramo aya magambo, uyu mutsima wera umanyurwa n'iyi vino isukwa bitwibutsa ko mu mukumbi wawe ababigira nkana uzabibahora, bazacibwa. Uwo mutsima wavugwaga n'uwuhe? Reka tujye muri Matayo ibice 26. Uwo mutsima wavuga n'uwuhe? Umurongo wa 26. Bakirya yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa, barababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Bavandimwe, ngo nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Reka tujye no muri Luka ibice 22 guhera ku murongo wa 14. Hoho mwumva uko babivuze. Luka ibice 22 guhera ku murongo wa 14. Haranditswe ngo igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi umwe azicarana nawe arazibwira ati kwifuza nifuje gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko nazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 19. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutyo kugira ngo munyibuke. Wumva ikintu yaravuze ati uyu mutsima mubona ugiye gushushanya umubiri wanjye. Uko ngiye kuwumanyagura niko mwene muntu agiye gushishimura umwambaro umubiri wanjye. Niko abantu bagiye kunkorera ibyafura mbi. Nk'uko uyu mutsima ugiye kumanyurwa, niko n'umubiri wanjye ugiye kumanyurwa. Mbese uratekereza ko ibyo ngibyo ari nde wabikoreye Yesu? Ndakubwiza ukuri wowe unteze amatwi, iyo dosiye yose igeretswe kuri wowe. Si niyo dosiye, unageretsweho n'amaraso guhera kuri Abeli kugeza ku mukiranutsi wese. Twabwiwe ngo ibyo byose bizagerekwa ku mutwe w'ab'icyo gihe niba batihannye. Rero birababaje cyane, abantu benshi ntago bazi icyo bivuze kuba Yesu ngo yarafashe umutsima akawumanyura, ageze ati umubiri wanjye ugiye gutanyaguzwa n'inkozi z'ibibi, umubiri wanjye ugiye gutanyaguzwa na mwene muntu. Arabwira ati nimufate, uko mugiye kurya uyu mutsima niko n'umubiri wanjye uri bugenzwe. Ariko si byo ngibyo ujye ubitekerezaho. Luka nubundi niho turi ibice Matayo nako ibice 26. Dusome duhereye ku murongo wa 27. Yenda igikombe aragishimira, arababwira ati arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Muri Luka ibice 23 harongera hakatubwira uko byari bimeze. Luka ibice 23. Luka ibice 23. Twumve amagambo ahari. Luka ibice 23 turacyareba amagambo ahari. Luka turacyareba amagambo ahari. Ni ibice 22, ahubwo twari dusomye umurongo waho wa 13. Luka ibice 22 umurongo waho wa 13. Murongo wa 20 niwo tugezeho. N'igikombe kigenza atyo, bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. None ntabwo wumva niba amaraso ya Yesu ava ku bwe? Mumwitegereze yicaye aho ngaho. Iki gikombe avuze amagambo akomeye ati ni isezerano ry'amaraso yanjye ava ku bwanyu. Iyo ni dosiye wikoreye, urye cyangwa se unywe cyangwa ukora ikindi kintu
ikintu icyo ari cyo cyose, ariko ndakubwiza ukuri, wikoreye dosiye y'umwana w'Imana ku gahanga kawe. Umuririmbyi wa 326 arakomeza igice gisoza ngo, nukurirwa burori twibutsa yuko wapfiriye kudukiza, dukiranuke twese tuguhimbaze rwose, turakwihereje utwimemo. None se wowe ujya ubitekereza? Bandimwe, Yesu yafashe umutobe wo mu mizabibu, aho abigishwa barababwira ati bimubona ngiye gutanyaguzwa, amaraso yanjye agiye kuvishwa kuri iyi si, ngiye kurenganywa, amaraso yanjye agiye kuva ku bwa benshi. Ariko se muvandimwe, aya maraso ujya uyitaho? Aya maraso ujya uyitaho? Ndababwiza ukuri ko ayo maraso, buri wese unteze amatwi amenye ko ayo maraso yanditswe ku gahanga ke. Yanditswe ku gahanga ke. Muri Baheburayo igice cyawo cya 10 duhereye ku murongo wa 26 haranditswe ngo, niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, niho hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. 28 wasuzuguye amategeko ya Mose katababarirwaga, ahubwo bakamwica, abagabo 2 cyangwa 3 bamushingije, nkatwe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejeshejeho, agahemura umwuka we rutanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano kikabije cyane kuruta ibya bandi? Oya muvandimwe, niba ukandagira amaraso y'umwana w'Imana ukayitwaraho uko wishakiye, mbese utekereza yuko ayo maraso atazakubaho? Ayo maraso azaba ku muntu wese. Ayo maraso yanditswe ku gahanga k'umuntu wese. Ayo maraso y'isezerano Yesu avuga amagambo akomeye cyane. Iyi Migani igice cyawo ni icya 28. Imigani igice cyawo ni icya 28. Aya ni amagambo avugwa na Yesu. Haranditswe ngo, duhereye ku murongo wa 17 ngo, umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bicyohehe kugira umutangira. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe, ayo ni amaraso ya Kristo tuzayavugaho. Petero arayitegereza avuga amagambo akomeye cyane mu rwandiko rwanditswe na Petero. Mu rwandiko rwanditswe na Petero hari icyo yavuze kuri ayo maraso n'uburyo abantu uyu munsi tutajya tuyitaho. Yabivuze ngo iki? Reka tujye mu rwandiko rwanditswe na Petero. Urwandiko rwanditswe na Petero ni urwandiko rwa mbere. Twumve icyo Petero yaje kuvuga muri uru rwandiko. Urwandiko rwanditswe na Petero. Urwandiko rwanditswe na Petero igice cyawo ni icya mbere, tugiye gusoma duhereye ku murongo waho wa 18. Kuko muzi yuko ibyo mwacungurwa ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungurwa amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Ayo rero yaducunguye, yanditswe ku gahanga k'umuntu wese, yanditswe ku mutwe w'umuntu wese, azayabazwa nk'uko Yesu avuze ngo ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Bandimwe rero, Yesu yahuye n'ingorane, nuko Yesu amaze gusangira n'abigishwa be, Yuda amaze gusohoka agiye mu bugambanyi, Yesu araremererwa. Arangije Bibiliya itubwira ngo iki? Mwumve uko Bibiliya itubwira. Iyo abo bantu bose basomaga aya magambo, iyo abantu bose basomaga aya magambo bakayitaho, bakanamenya n'impamvu yayo, ariko niba bitagenze bityo, mwumve yuko ibyo bintu bizagenza gute? Ibyo bintu bizadukoraho. Ibyo bintu bizadukoraho. Ibyo bintu bizadukoraho. Yesu ngo amaze rero gusangira n'abigishwa be, arangije ahagarika umutima cyane. Reka tujye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mwumve ukuntu byagenze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mwumve ukuntu byagenze, kandi buri wese rwose pe amenye neza yuko ibyo byose Yesu yavuze bizamukoraho niba adaciye bugufi ngo yihane. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, tujye muri iki gice cya 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni
ubutumwa bwiza uko bwanditswe yego na Yohana. Reka wenda dusome duhereye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Yesu aganira n'abigishwa be, ni muri cya gice cya 13 n'ubundi tugana ku musozo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 13, tugiye gusoma duhereye ku murongo waho wa 18. Simbavuze mwese kuko nzi abo natoranije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo uburyo ibyo kurya byanjye niwumbangiriye umugeri. Dore ibumbi babwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe. Nukuri ndabwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari jye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Magambo akomeye cyane. Yesu amaze kuvuga atyo, ahagarika umutima arahamya ati, nukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Yesu yahagaritse umutima cyane, agira agahinda k'ibyaha by'inyoko muntu. Arangije intebe ye aho yari yicaye, intege ziracika kubera icyaha cy'umuntu. Arangije agwa apfukamye. Abigishwa be babona neza biranze, babonye byanze. Nibwo amagambo ari muri Matayo ibice 26 yahise rwose asohora, duhereye ku murongo wa 29. Aravuga ngo, ariko ndababwira ukuri yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu umereye none, nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Kristo yahuye n'ingorane ngo bamaze kuririmba nuko barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Yarababajwe, yagendaga ameze nk'umusinzi. Tuzabigarukaho mu cyigisho cy'ubutaha, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose dusomye we kurebamo izina Yuda ngo yagambaniye Yesu, ahubwo Yuda ni uyu nguyu uri kumva iki cyigisho aka kanya. Ndetse Imana yatubwiye amagambo akomeye muri Matayo tugana ku musozo, ibice 23. Matayo ibice 23 tugana ku musozo, ku murongo waho wa 36. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku biki gihe. Ibyo byose tumaze gusoma bizasohora kuri iki gihe. Banimwe nkunda rero, cira bugufi Kristo wongere umusange. Mucire bugufi umubwize ukuri ko mu mutima, mwaturire buri cyaha na buri nenge yose hejuru y'amaraso yamenetse. Umwaturira icyaha na buri nenge yose wiyiziho, utajya wibagirwa. Aravuga muri Yeremiya 8:6 ati, erega mbatega amatwi mba numva nta muntu uvuga ibikwiriye. Ati nta muntu ujya wihana ibyaha bye ngo avuga ati nakoze iki, ngo ahubwo mwese buri wese aravuduka nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Rero n'ibyo wibagiwe abasha kubyibutsa intekerezo zacu, kandi iyo tumusabye imbabazi Yesu aratubabarira. Imana rero iduhana umugisha. Uramutse ukeneye wenda yuko twaganira, cyangwa se ukaba ukeneye ibindi byigisho, nimero n'ubundi dukoresha ni akamenyetso ko guteranya 250 7